Imana ibaha umugisha abana batoya, ndagira ngo tuganire muri aka kanya kubera ko ari byiza ko tuvugana iri jambo ry'Imana, kubera yuko nibwo buzima bwacu. Tugiye kuganira ku kibwiriza cyabwirijwe n'umuhanuzi yise abasigwa bo mu gihe cya nyuma. Ngira ngo murakibibona hano, the anointed ones at the end time. Yakibwirije muri 65 ku itariki 25 z'ukwa karindwi mu gitondo. Rero iki kibwiriza kugira ngo mutinde cyane kuri aka gace, aha esi bivuga ubwinshi yuko hari abasigwa benshi. Ngira ngo rero murabibona yuko hariho umusigwa umwe baciyeho akarongo hano, ariko hariho n'abandi basigwa. Ibyo niko byagiye bigenda ibihe byose. Igihe cyose iyi Mana itumye umuntu, hari n'abandi baza. Rero muri ubu buzima bwacu busanzwe habamo ibintu bita fake. Iyo ugiye kugura ikintu ku isoko barakubwira ngo hari icya original hari n'icya fake. Ikintu ushaka gutindaho ndagira ngo mbabwire inkomoko yabyo. Nuvuga ngo icya original nicyo nyiri guhanga, nyiri guhimba ikintu, nicyo aba yahimbye, nicyo aba yakoze. Naho fake nuba yiganye, afite impamvu ibimuteye, kubw'impamvu z'inyungu cyangwa zo kwangiza isoko, uwo akora ikindi cyenda gusa na cya kindi, yewe binasa ariko bitari kimwe. Niyo mpamvu bazakubwira ngo hariho original hariho na fake. Rero no muri iyi nzira ijya mu ijuru hariho umusigwa utumwa n'Imana, hakabaho n'abandi basigwa bigana uwo nguwo. Aho rero ni ahantu ho kwitonderwa cyane. Tugiye kureba uburyo byagiye bigenda mu bihe bitandukanye nk'uko umuhanuzi abivuga, yuko inkomoko y'ibyo ngibyo ari ukubera yuko nk'uko mu bisanzwe mu byo kurya, mu buhinzi, hagwa imvura ikameza imyaka. Uko mubireba hano imbere yacu dufite ingano, hanyuma tukagira n'ibyatsi bibi nk'ibyo twakita urwiri, urukungu. Ibyo byatsi bibi bimera mu murima. Abazi ibyo guhinga bazi ko hari igihe cyo kubagara. Umuntu ajya kubagara iyo mu murima imvura yaguye, ibyo wabibye bikamera, hanyuma hakameramo n'ibindi byatsi bibi biba byameshejwe n'iyo mvura. Bivuze ngo imvura imwe, the same rain, imvura imwe igwishijwe n'Imana igwira imbuto nziza ikagwira n'imbuto mbi. Ibyo tubisanga hano mu Baheburayo igice cya 6 ku murongo wa 7, ahavuga ngo kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba mumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse, bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo no gutwikwa. Byumvikane neza yuko iyi mvura iguye ibigwiriye imbuto nziza kugira ngo zimere. Imana nicyo kiba gitumye zigwisha, ariko ntibibuza ko n'imbuto mbi nazo zimera. Aha rero turahabona ku ruhande umuhanuzi witwa Mikaya. Hari mu isezerano rya kera muri Bibiliya, mu bihe byo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Hariho umuhanuzi Imana yatumye guhanurira Ahabu. Aragenda ahanura nk'uko Imana yamutumye, abivuga nk'uko Imana yamubwiye. Ariko murabona hano iruhande hariho abandi bahanganye nawe, baje kugira ngo bahamye yuko ibyo ahanura ari ibinyoma. Nuvuga ngo hari abandi bahanuzi 400 bari aho ngaho bahanuye ibitari ukuri, ariko babihagazeho cyane, barimo uwitwa Zedekiya. Abo ngabo bari bahanuye bijyanye n'amarangamutima yabo cyangwa no gushukwa, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ko hari umwuka wamanutse uje kubashuka kugira ngo nabo bashuke Ahabu. Ariko Imana yari yashyize ukuri mu muhanuzi wayo witwa Mikaya. Ngira ngo muracyabyibuka ko turi mu ijambo ryitwa abasigwa. Abasigwa bivuze ngo iyo hari umwe usizwe, hari n'abandi baza basizwe nabyo by'ikinyinyi byo kwigana. Umuhanuzi aravuga ngo baba basizwe koko n'umwuka wera, ariko bari mu binyoma. Tuzi Baramu na Mose, tuzi ba Biramu na Bakora. Abo bose bari abantu basizwe ariko barwanya umusigwa w'ukuri, uwo Imana yatumye by'ukuri.
hano rero dufite Mikaya wari usizwe arangije arwanywa n'itsinda rya Zedekiya, abahanuzi 400 bari barimo bahanura ibinyuranye n'icy'Imana yabwiye Mikaya. Hano turahabona Yeremiya, Imana yari yabwiye ngo ahanure yuko Abisiraheli bazajyanwa mu bunyage imyaka 70 i Babuloni, ariko haza undi muhanuzi, umuhanuzi Hananiya, nawe araza ahanura yuko nta bizaba. Urabona umwana yari yabwiye umuhanuzi ngo afate igiti cy'amarembo narangiza akikorere nk'ikigaragaza uburetwa bazakoreshwa mu Babuloni, ariko uwo muhanuzi w'ikinyoma nawe araza aravuga atoya, ngewe Imana yambwiye ko mu myaka 2 bizaba birangiye. Ibyo biri muri Yeremiya, muzabisoma. Araza hakana icy'Imana yavuze, sibyo? Icyo gihe uwo muntu Imana yaramubwiye ngo azapfa mu myaka 2, nkuko hano hejuru kuri Mikaya naho Imana yabwiye Mikaya ko uyu Ahaba azapfa, ariko arangije ntiyabyemera. Mu kutabyemera kwe, Imana iramubwira ngo azagwayo, ntabwo azagaruka, kandi niko byagenze. Naha kuri Yeremiya, Hananiya yarapfuye muri uwo mwaka azize ko yahakanyije Imana. Hano hasi turahabona Wera Martin, ni umukozi w'Imana mu bihe 7, mu bisekuru 7 by'itorero w'Imana yatumye. Nawe Imana umwuka wera yamujeho akorera Imana, ariko haduka n'undi musore nawe waje kwihandishwaho ko nawe yatumwe n'Imana, avuga ko Imana iri bumuhe ikanzu, iyo kanzu yera, yarangiza akayizana ko Imana irayimuha, kuko aranabikora. Bagiye kubona babona afite ikanzu yera, abantu baratangara. Barangije bavuga batari ko ngwino tujye kubaza Martin ibyo ari byo. Arangije aranga, mu kwanga kwe ya kanzu irabura. Kubera iki? Kuko iyo uw'ikinyoma ahingutse imbere y'ukuri, ibinyoma bye bihita bigaragara. Abantu bose ureba igihe bageraga imbere y'umusigwa w'ukuri, ibinyoma byabo byahitaga bigaragara. Rero uyu munsi icyo twahawe kugira ngo tutajya muri ibyo binyoma, gituma Yesu yavuze ngo intore zo ntago zizigera zishukwa. Hano baravuga ngo you know why, mwamuzi impamvu intore zitazashukwa? The elected won't be deceived. You know why? They are the word. No kubera ko intore zo ni ijambo. Iyo zibonye aya makasete zirayamenya, zimenya ko ari ubuzima bwazo. Iyo ziyumvishe zumva iryo jwi zikarimenya. Ko Yesu yavuze ngo izanjye zumva ijwi ryanjye zikarimenya, ntago zizakurikira umushyitsi cyangwa umunyazi. Bivuze ngo abana b'Imana nyakuri bumva aya makasete, bakumva ibiriho, bakabigira ubuzima bwabo, kandi igihabanye n'aya makasete, umuntu uvuga ibintu bitandukanye n'ibyo aya makasete avuga, ntago umwana w'Imana mwemera, kuko azi neza yuko nguwo niba abasigwa bo mu bihe bya nyuma bagamije kuyobya, ariko intore zo ntago zishobora kuyoba. Rero listen real close, izi kasete muzumve neza, ibibwiriza mujye mubyumva, mubigire ubuzima bwanyu, kubera ko aho ngaho niho hari ibanga ry'izamurwa, niho hari ukunesha Satani. Urabona babasigwa tubagarutseho hano dufite Mose, hari Yane na Yambure, hari Kora na Datani. Aba nabarwanyije Mose, igihe Imana yabwiraga Mose icyo gukora, nabo bakaza bati natwe Imana yatubwiye. Igihe cyose umuntu yadukanye uku niko Uwiteka avuze, ariko akanyuranya n'umusigwa w'igihe, abo nibo babasigwa bo mu bihe bya nyuma. Bivuze ngo impamvu n'abari abasigwa nuko nabo bashobora kuzura umwuka wera, bashobora kuvuga ko ari Imana yabatumye, ariko bakaba bari mu binyoma kuko Imana itabahamirije. Hano turabona Yeremiya warwanijwe na Hananiya, mu gihe Yeremiya yari yahanuye ko bazaba imyaka 70, kwe Hananiya aza yivugira ko ari imyaka 2 ko Imana izaba irangije ibyo byose, abeshyera Imana ibyo itavuze, sibyo? Hano turabona Zedekiya n'itsinda ry'abahanuzi ba Ahaba, aba bari 400 bahanganye n'umuntu umwe witwa Mikaya. Urabona ibyo byose byabereyeho kugira gute? Kugira ngo barwanye ijambo ry'Imana. Ariko abana b'Imana bo ntibashobora kuyoba. Murabizi yuko n'umuhanuzi Branham hari igihe abanyamadini, abapasitoro, abaprofeseri ba teolojiya, abahanga mu bintu bya kiyobokamana bamuteraniye kugira ngo bamuhakanye. Umuhanuzi atubwira ko bari 350 bateraniye ahantu hitwa Chicago muri Amerika, baramutumira kugira ngo bamugishe impaka. Ariko Imana ishimwe, iyo yagutumye iranagushyigikira, ibana nawe. Ntabwo umuntu yashobora guhagarara imbere yawe kugira ngo
agutangire. Ntabwo bikunda, Imana iraza ikahatambuka nka kwa kundi muri Bibiliya yavuze ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Nabo bahagaze imbere y'umuhanuzi, ariko isaha igeze yo kugira ngo bamugishe impaka habura n'umwe washobora guhaguruka imbere ye nk'uko Imana yari yabimubwiye. Abagabo bakomeye bahagarara imbere y'amateraniro manini, bahagarara imbere y'insengero zikomeye, ariko bageze imbere y'umuhanuzi kuko Imana yari yamutumye. Baramutinya, batinya guhaguruka ngo bagire icyo bamubaza, nk'igihamya cy'uko Imana yamubwiye ngo genda, ariyo yabanye nawe. Yarababwiye ati niba nihagira utinyuka guhaguruka akagira ikibazo ambaza hano, biraba atari Imana yantumye. Ni nk'uko uyu Kora na Datani igihe bihandishijeho kuvuga ngo nabe Imana yabatumye, Imana yabwiye Mose ngo genda ubabwire mujye ukwanyu, nimupfa urupfu rw'abantu araba atari Imana yantumye. Abakora na Datani ubutaka bwarasamye burabamira. Uyu munsi wenda ntabwo ubutaka bwasama ngo bubamire, ariko umuhanuzi aravuga ngo bapfa mu mwuka. Mu mwuka wo muri bo barapfa, kubera ko bagize gute? Bahakanyije uwo Imana yatumye, barwanyije inzira Imana yatoranyije. Icyo rero kibakururira kurimbuka. Imana ibaha umugisha rero, bana batoya, mukomeze murwane intambara nziza, mube abana bubaha Imana. Hano hari imirongo mukwiriye kumenya mukayitondera: Luka igice cya 17 umurongo wa 30, Maraki igice cya 4, n'ibyahishuwe 10:7. Iyi ni imirongo y'isezerano ry'iki gihe turimo, kandi Imana yasohoje hagati muri twe, aho Imana yaje ku muhanuzi. Muramubona hano igihe yarimo kubatiza, Imana inkingi y'umuriro irururuka, irangije ijwi rivugira aho ngaho abantu bose bumva, riravuga ngo nk'uko Yohana umubatiza yari yatumwe kuza guteguriza kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, niko nawe utumwe kuza guteguriza kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Ubu butumwa bwawe buzateguriza kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Bivuze ngo ubu butumwa ni ko kuri dufite, sibyo? Ubu ni ko kuri dufite. Mugomba kwitondera abandi basigwa rero bibihe bya nyuma baza banyurana n'ubu butumwa. Umuntu wese uzakubwira ibintu bihabanye n'iby'izi bande zivuga, umuntu uzakubwira ngo ureke kuzumva, umuntu uzakubwira ngo ureke gukora ibyazo, uwo muntu ntuzamutega amatwi, kuko nibo babasigwa mu bihe bya nyuma bavugwa n'umuhanuzi, babandi baza baje kurwanya ukuri nk'uko byagiye bigenda mu bindi bihe byose. Imana ibaha umugisha rero, mugira ibihe byiza.